witwa Perifire ngo yitwa Pamphile. Pamphile rero nkugira inama huri iki kiganiro wamo kucyumvise ubundi iyo ujya gupfa upima agakiza kabandi iyo ugiye gupfa urabanza ukapima agakiza kabandi ngo se nguranakijwe ngo surake reka nkugira inama rero jewe mbikubwiye magaze ku maguru yanjye abiri wamaze gupfa ariko reka mbabwire Perifire ba Perifire ntabura mufite wabanje by'umwuka none uherutse by'umubiri ahubwo Imana imwakire mu bayo uwo ntabwo ari umuhanuzi ibyo ndabihakanye gufata umuyobozi wa ADPR sinjya nkunda kuvuga sinjya mbwiriza ku bantu mvuga ijambo ry'Imana n'ubutumwa nkigendera ariko umuntu ibyo bintu yarabivuze yako yarabivuze yafunga cano ya Diogene akubita strike Diogene wa muhanuzi umuvuga butumwa mbwiza niwe muzi twayafunze byose anavuga ko umuyobozi wa ADPR ari tente rwose kwimika abagore ngo ni ikizira umva ni ikizira kigiye guhagarara hera uwo muhanuzi mugenzi wawe nyabo Pamphile ntabwo ari umuhanuzi uwo ntabwo ari umuhanuzi uwo ntabwo ari umuhanuzi mbivuye kuri kamera nitwa Biresteye Imana yari impaye gufata umuntu wasizwe wemerwa n'igihugu akemerwa n'isi ukamwita itente dore message Imana yampaye dore banyarwanda namwe banyarwandakazi dore message eni tarabi yashakita ngini monga zabini tayasiri minifo dore banyarwandakazi banyamahanga ba diaspora abari mu bihugu bitandukanye Imana yambwiye ngo Satani ntabatera ubwoba waba uba muri etage hejuru waba ugenda modoka imeze gute Uwiteka ari hejuru biravuga ngo amajwi y'amazi menshi umuraba w'inyanja ukomeye Uwiteka abirusha imbaraga murakoze cyane mwakomera banza wumve unkurikire kandi urebe iki gikorwa unkurikire urebe iki gikorwa somera ijambo rivuga ngo mwiyuhagire mwiboneze ndebera helasi dore mwiyuhagire Imana yambwiye ngo dore Imana yambwiye ngo mwiyuhagire mukarabe dore Imana yambwiye ngo mukarabe ni mukarabe Imana yambwiye ngo ni mukarabe mwiyuhagire mwiboneze Imana irambwira ngo mukarabe hanyuma ndabaza ngo ese Mana kubera icyo uvuze ngo bakarabe Imana irambwira ngo mukarabe kuko Uwiteka aje kubasura kugira ngo musangire kandi arakomanga ku rugi aje kubasura abantu barabataye mureke gukora nabi mwige gukora neza kuko Imana bafite umugambi mwiza melase kota ndagira ngo ngusengere wewe wumvaga ufite umugambi wo kwigirira nabi Imana igufite umugambi mwiza maremwe ngo numara gukaraba hari ibintu wabuze hari ibyangombwa wabuze hari ibyawe wabuze Imana igiye kuzana ndagira ngo ngushengere ndagira ngo dusengane Imana Mana iravuze ngo mukarabe mwiyuhagire mwiboneze ndagira ngo dusenge mwiyuhagire mutangarize nkubwire ngo iki Imana yavuganye nawe ntabwo kizakugwaho nuko ukodesha iki Imana yavuganye nawe ntikizakurwaho ngo nturabona ibyangombwa ngo uri mu mahanga ngo nturabona ibyangombwa ngo uri mu mahanga ngo Imana yakubwiye gutura ibyo yavuze bizaba hari ibintu Imana izakora Imana ishimwe cyane hari ibintu Imana izakora bikomeye kandi hari ibintu Imana yahaze Imana iramubwira ngo byandike mu gitabo wandike ko jye Uwiteka nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki bakibagirana mu wo munsi y'ijuru iyo ni Imana yavuganye n'Abisiraheli iyo ni Imana yavuganye na Mose aganiriza Abisiraheli Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe hari kiganira Imana mwagirana kigahindura ubuzima bwawe hashetakini mangoza tandore gide prerefo Muraho neza uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano aba wifuza ibibanza intebe zo mu nzu utubati firigo ndetse n'ibindi tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi urashaka ibibanza byiza amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi tugane ni ku giciro gito cyane dukorera mu karere ka Bugesera ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe turaheza ubaheza ku giciro gito.
Yego, reka nanone tuguhe ikaze wowe ukurikiye ibiganiro byacu ukanabikunda. Wowe dutangiranye kino kiganiro udakunda gutukana, Imana iguha umugisha. Namwe rwose mugira ingeso yo gutukana. Ibiganiro tuba tuzi ko twabikoreye abakristo, ariko mukadutuka, mukatwita ingegera, ibisambo, ibikorwa by'ibicucu byose. Uwo muco ntabwo ari mwiza, nabo dutangire tunenga, si byiza rwose. Tuba twabahaye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niba utemeranya nabwo nta kibazo, ariko iyo ugaragaje uko warizwe bitari byiza ntabwo biba binoze cyane rwose. Iyo uvuze ko umuntu ari umusazi utuzuye, ari ikigoryi, atagututse ntabyo yakubwiye, ubwo sinzi ubwo wowe usora ibyo bintu mu kanwa kawe uko uba umeze. Bese tuguhaye ikaze nanone. Imana ibahe umugisha, twishimiye ikaze muduhaye. Urakomeye? Ndashimira Imana cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Twongeye kukwakira kuri mikoro zacu na kamera. Tuguhaye ikaze rwose. Imana ibahe umugisha. Nawe ndishimye kandi ndanezerewe. Ndabizi ko n'ubundi bushize twagiranye ikiganiro mu minsi yashize, ariko abantu bishimiye ubutumwa Imana yampaye. Nubwo bamwe bakritika batajya babura, ariko abeshi nabiyumvise mu butumwa Imana yampaye, kandi bagiye bahamagara, ndetse nanashimira abantu twasenganye mu masengesho nari mazemo iminsi senga, bagize ibyifuzo, ndetse kugeza n'iyi saha bakimpamagara ngo ati masengesho wadusengeye yagize umumaro. Burya umwana ushima umubyeyi aramwongera, kandi koko hari umugani uvuga ngo merci yamaze amapera yo kwa padiri. Umunyeshuri avuye kwiga ageze ku kigo asaba padiri pera, aramuterera, aramubwira ati merci, ati uretse ngo n'irindi. Rero ndavuga bamwe mwebwe mushimira Imana ibyo yakoze, mukamenya no guhamagara abakozi b'Imana, mukavuga ati isengesho mwasenze ryagize umumaro, natwe bidusubizamo imbaraga, bigatuma dukomeza gusenga, ndetse dusaba n'andi mavuta arenze kuyo twakoresheje ubushize. Hari umuntu wanditse muri comment bwashize, tese kwikoreye iyo mifuka yose n'ibiki, washaka gusobanura iki? Hari umuntu utazi ubisobanukirwa. Bene uwo rero areba gusa amafoto ariko ntiyumvi. Kandi Bibiliya iravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Donc hari ukumenya inzira no kumenya kugenda mu nzira, ni ibintu bitandukanye. Wireba amafoto, fungura ikiganiro wumve n'icyo ayo mafoto avuga. Mu myaka yanjye murabona ndi umusazi, mfite ibitekerezo, ariko ibintu by'Imana Pawulo yavuze ngo ibyarindamu yanjye nabigize igihombo kubwo kuronka Kristo. Ntabwo rero turi abasazi, ariko ibi bintu kubera ko akenshi abantu benshi bazi ko ngo bizamo abantu batize badasobanutse, ariko ibi bintu bwabyo birasobanutse. Ibi bintu bwabyo harimo n'uwampamagaye amaze kumva ikiganiro neza, arambwira ati ndanezerewe, ati kubwira ijambo n'ibi bimenyetso, ariko ambaza ibibazo bibiri. Arambaza ngo ariko Nepomuse ni karame nuwo hanze, sinemvuga igihugu cyari cyo, wize amashuri angahe? Ndamugani rero ayo niza arahagije, nuko namushubije kuko nyine numva binyuze. Arongera ambaza ngo none se ko wavuze kuba i Kigali ukora iki? Namushubije nti rero no kuhaba ubwabyo nakazi, kuhaba gusa. Nta rutoki ruhaba, nta myumbati, nta bijumba, kuhaba ubwabyo nakazi. Rero burya kubaza bitera kumenya. Imana ibahe umugisha, mwege mugira ishyaka n'umuhate mukamamagara. N'ubundi kandi tuzanye ubutumwa bwiza, nta kizatubuza kuvuga ubutumwa bwiza. Ababyumva barahari, abazi uko Imana ivuga barahari, abazi imvugo y'Imana barahari, abazi ijambo ry'Imana barahari, kuko Bibiliya ivuga ngo nta bapfira gushira. Imana ifite abantu yibikiye bumva imvugo yayo bakayumvira. Nimwemera mukumvira, ntabwo nje mbabwira ngo nimucakire ngo nimufate igihe babafatishije nta kintu mwabonye, ahubwo nje mbabwira ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya, waba munini waba mugufi waba muremure waba igikuri waba ukize waba ukennye. Hari umuririmbyi yavuze ngo ibizaba ku mugaragu w'i Babuloni bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku mukene w'i Babuloni bizaba no ku mukire w'i Babuloni. Ubwo rero ibizaba ku muntu utuye w'i Babuloni bizaba no kukodesha wahe w'i Babuloni. Kandi mumenye ko
guca bugufi Imana ariyo ya mbere, urwego rwose waba urimo Uwiteka ari hejuru yawe. Elas emani henita kinimangoza, Uwiteka ari hejuru, Uwiteka ari hejuru. Ayo utunze yose, waba uba muri etaje hejuru, waba ugenda modoka imeze gute, Uwiteka ari hejuru. Biravuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba w'inyanja ukomeye, Uwiteka abirusha imbaraga. Murakoze cyane. Mwanyakiraga ariko hari kuntu mba numva byesitaye muri ngewe, mpita numva nafatiraho kuko ubu mbameze nk'ikisi, mbameze nka mine yenda guturika. Yego, kubera ibintu numva afite. Nibyo ni byiza cyane. Shimira Imana kandi. Yego. Ariko nizere ko minsi ishize tutari kumwe cyangwa se tutabonana wabaye amahoro. Nabaye amahoro, nakomeje kubana n'Imana ku cyambere buriya nkunda. Iyo mfashe amasengesho yo gusenga nkumva Imana iranganirije. Bantu benshi Imana yarabacecekanye. Uzi kujya gusenga ukabura ukabura nano. Imana ntikubwire ngo irakwemeye, ntivuge ngo iraguhakanye, ahubwo ugahera hagati. Gusa abanyabwenge babaze kumenya yuko Imana icecetse ibiri mu kazi. Imana ishimwe cyane. Imana icecetse ibiri mu kazi. Imana icecetse ibiri mu kazi. Imana ifite akazi kenshi. Imana ibiri mu kazi. Hari igihe yagucecekanye. Hari igihe nanjye yancecekanye, ariko nza kubona imirimo y'Imana irangije ati burya hari ibyo narimo ntunganya. Numva yacecetse, ntukiritika. Ujye uvuga uti hari ibintu Imana iri gutunganya, iri gukora. Shimira Imana ko buriya mwitangirira iraboneka, hagati kaboneka, no mwisozi kaboneka. Buri ahantu hatatu niho bategera umuntu. Mwitangirira bati nubwo bitangiye se azabirangiza. Ntagiye kumwara. Nubwo bitangiye se wenda n'urugero nkawe nzi ko amakuru ufite ubukwe. Barabona bavuga bati buri bukwe bwiwe bizagenda gute. Ari nkibazi ko Imana izakoresha n'ibikona, izakoresha n'izindi mbaraga. Imana ifite hari igihe itungura umuntu cyane. Kandi ubu hari ukuntu ashaka kubona ko yafati cya gisore ubukwe bwiwe, ariko Imana ifite ikintu yaguteguriye. Ifite abantu barimo bategura kado, ifite abantu bazagufinansa, bagukunda, bakwemera. Ikindi kandi nanakumenyesha yuko nundi wese uneza amatwi uzagira abantu bakwanga mpaka upfuye. Ikindi kandi ugire n'abantu bagukunda mpaka upfuye. Imana ibahe umugisha. Yego, Imana ibaduhana umugisha cyane rwose, n'abadukurikiye nawe iguha umugisha. Amen. Hanyuma rero n'ubundi tujya dutangira ibiganiro n'isengesho. Yego. Ubu twari turi gusuhuza abantu. Turi gusuhuza abantu dutangira ikiganiro badukurikiye. Reka rero twiragize Imana aho uri hose. Waba uri muri ofisi yawe, waba uri mu modoka, waba uri mugenda mu muhanda, hagara ku ruhande, wubaha Imana. Dusenge dutangira iri sengesho ryacu kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza. Nina zemonefo sakita engeni mora. Turagushimiye ibiri wisi ni mango zabi ekoni, kukuri imbaraga zacu turi byiringiro hilasi eno. Turagushimiye, haleluya, turagushimiye Mwami kukuvuga ijambo kariherekeza. Ni kwa Yeremiya, uramubaza ngo Yeremiya we uruzi iki? Arakubwira ngo ni inkoni y'umurinzi. Rangije uramusubiza ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risoze icyo naritumye. Ndagushimiye kuko uri ibyiringiro byacu. Muririmbyi aravuze ngo tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Natwe turavuze ngo ingoma yawe niyogere nk'iy'abana b'abantu yarogeye. Bana natwe buri muntu wese kuri iki kiganiro, yaba umunyarwanda, umunyarwandakazi, yaba abo hanze mu bihugu bitandukanye, iki kiganiro, iri jambo, ubu buhanuzi, ubu butumwa bwiza bugire aho bukura umuntu wese ubukurikiye, ndetse bugire naho bumugeza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe, mutima wanjye wuzuye ibitwenge, mutima wanjye wuzuye ibyishimo, mutima wanjye wuzuye umunezero kubw'ijambo ry'Imana ribohora, kubw'ijambo ry'Imana rizura, kubw'ijambo ry'Imana rirema ibitariho bikabaho. Nongere nguhumurize buri wese, Imana ifite uko yamuhaye, uko akora, uko ingabire yagabiwe. Njyewe Imana icyo yampaye nicyo nzanye. Mana intangarije itangazo ari ryo nzanye ahangaha. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Mukunda kucyita Kuva. Igitabo cy'iyimuka Misiri mukunda kucyita Kuva, igice cya 17. Turasoma umurongo wa 14 wonyine, tuze kujya no mu buhanuzi bwa Yesaya.
kuva 17 umurongo wa 14 haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Ndasubiramo. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Imana ibaha umugisha. Reka dusome mu buhanuzi bwa Yesaya 46. Yesaya 46. Yesaya 46 umurongo wa 3 n'uwa 4. Yesaya 46 3-4. Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ishimwe. Yesaya 46 umurongo wa 3 n'uwa 4 muri hangana hariho umuyaga mwinshi ariko kangufashe. Yego. Yesaya 46 3-6. 3-4. 3-4. Ni mu nyumve mwanzu ya Yakobo mwe. Yego. Namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese. Abo nahetse mukiri mu nda. Abo nahetse mukiri mu nda. Nkabaterura mukivuka. Nkabaterura mukivuka. Nkabageza mu zabukuru. Nkabageza mu zabukuru. Ndiwe. Nzarinda imvi zaba uruyenzi. Muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka. Ninjye waremye ninjye uzaheka ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. Igihe gite ntambara igashira n'igihe gitumura bugacyawa noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Imana ishimwe. N'igihe gito ibibazo bikarangira, n'igihe gito intambara zigashira, n'igihe gito ibigeragezo bikarangira, n'igihe gito uburwayi bukarangira, n'igihe gito ubukode bukarangira, n'igihe gito amadeni akarangira, n'igihe gito agasuzuguro kakarangira, n'igihe gito kwangwa n'imiryango bikavaho, n'igihe gito ibibazo bikarangira. Imana ibahe umugisha. Huko nabwiye ni Mazimaka Jean Pomsen cyangwa se Profete Birestaye, ndumva nje mu yandi mavuta mashya kandi ndumva nje mu bindi birere, ndumva nje mu zindi imbaraga. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo Imana yampaye, hanyuma nze kubagezaho message dusenge, hanyuma dutegereze Imana ikora imirimo. Iri jambo dusomye narihaye intege ivuga ngo nta uzadukubitira ku mugongo w'Imana. Nongere mbasubiriremo. Iri jambo riravuga ngo nta uzadukubitira ku mugongo w'Imana. Bibiliya ivuze iki? Biratubwiye ngo ni mu nyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse ba mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka. Dusomye igitabo cyo Kuva. Bibiliya ni ijambo Imana yavuze ryari riherekeje cyangwa se rigambiriye kuvuga ku Bisiraheli. Hariya mu Kuva 17, igihe Abisiraheli bari mu buretwa, aho sindi bubatinde kuko Imana yabakuje muri Egiputa amaboko akomeye, bagarutse bageze mu butayu ngo bahuye n'ubwoko bwitwa Abamaleki. Yewe mubyeyi, nta Abamaleki batari. Ndaje ngusobanurire umumaleki cyarcyo, nkubwire umumaleki wariwe, mugusobanurire umumenye neza. Ariko ni igihe gitoya byose bikarangira, ni igihe gitoya intambara zigashira. Abisiraheli bari bafite umugambi. Mwibuka neza Abisiraheli bajya gukora uburetwa muri Egiputa kwa Farawo. Imana yabigizemo uruhare. Impamvu yabigizemo uruhare ni iyihe? Bibiliya iravuga ngo kubw'ikosa Aburahamu yari yakoze, byoko yari yategetswe kurinda igitambo ku gicamunsi cyangwa ku kirengarenga. Bibiliya iravuga ngo arasinzira inkongoro zirakirya. Nawe wasinzire nje kukubwira ngo kanguka, inkongoro zitarakirya.
Imana itugiriye neza. Ngo amaze gusinzira inkongoro zikiriye, Imana iramubwira ngo kubwira ikosa ribaye, kubwira ikosa ribaye wananiwe kuba maso, kubwira ikosa ribaye wananiwe kurinda igitambo, ndabwira nawe birimo binanira kurinda igitambo. Mwifurije ko Imana yaguha imbaraga, Imana ikaguha ubushobozi, Imana ikaguha power kugira ngo igitambo cyawe kirindwe n'Imana. Imana iramubwira ngo kubwira ikosa ribaye, igitambo ntukirinde, urubyaro rwawe n'abagukomokaho bazajya gukora uburetwa, bazakora uburetwa kwa Farawo. Ahawe ngo kandi Farawo azabatuga, Farawo azabatunarika, bazakora bababaye, bazarya biyusha kuya, bazamererwa na. Ibyo byarabaye. Komantere Bibilika ivuga ko bagezayo abagore bakajya bumva amatafari bakoresheje amashereka. Ntabwo byanditse muri Bibiliya, biri muri komantere. Ariko ibyo ngibyo mbabwire ngo byose byatewe na Aburahamu utararinze iki igitambo. Uyu munsi tuvugana igitambo cyawe warakirinze. Reka dusimbuke. Imana yari yababwiye ngo nzabakuzayo amaboko akomeye. Reka nkubwire ngo ahantu uri ni wihebe, ni wiganyire, Imana iragukuza y'amaboko akomeye. Hari icyo Imana yavuze, hari icyo Imana yakubwiye. Ahantu uri Imana irakuzana, ahantu uri Imana iragukurayo. Niba ari mu madeni iragukurayo, niba ari mu nzara iragukurayo, niba ari no mu byaha, Imana ifite ubushobozi bwo kugukurayo. Iramubwira ngo nzabakuza y'amaboko agize gute akomeye. Tugere aho nashakaga cyane. Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli baraza, bageze mu butayu. Ubundi iyo umuntu wese ageze mu butayu niho ibintu byose bimusuzugura. Iyo ugeze mu butayu ntawe ukwemera, iyo ugeze mu butayu ntiwakuvugaga neza kuvuga nabi, iyo ugeze mu butayu ntawe ugusuhuza, iyo ugeze mu butayu hamagara n'abantu ntibitabe. Ngo bageze mu butayu Abisirayeli, bageze mu butayu ngo bakubitana nabo bita Abamaleki. Abamaleki icyo bari bashinzwe n'iki? Ngo ni ugutangira buri muntu wese ugiye mu masezerano. Mwibuke ko Abisirayeli bagombaga kwambuka bajya i Kanani, hanyuma ngo Abamaleki babirava ngo barabitambika, ngo bajya kwambuka, bajya kwambuka. Abisirayeli bakajya kwambuka, Abamaleki bakabitambika, kugeza ubwo ngo Abamaleki batangiye kwica Abisirayeli gake gake. Ngo Imana irababara. Reka mbabwire, reka ngusobanure unteze amatwi. Hari ibintu byakubayeho Imana irababara. Hari agasuzuguro wasuzuguye Imana irababara. Hari inshuti zagiye Imana irababara. Hari abavandimwe bakwanze Imana irababara. Imiryango yarakwanze Imana irababara. Wimwe umunani wanye Imana irababara. Wahuye n'uburwayi bukomeye Imana irababara. Inshuti zaragutaye Imana irababara. Ngo Imana irababara. Umva ikintu cyabayeho, umva ikintu kijya kibaho iyi Imana ibabaye. Umva ikintu kijya kibaho iyi Imana ifashe umwanzuro. Umva ikintu kijya kibaho. Imana ngo yagiye ibwira Mose, iramubwira ngo yewe Mose, bari mu butayu, nyumve neza, hari ijambo Imana yakuvugaho muri ubwo butayu. Hari ijambo Imana yavuga muri ubwo butayu, ijambo rimwe gusa rigahindura ubuzima. Imana iribwira Mose ngo yewe Mose, ibi ngibi byandike, bishyire mu gitabo. Naribajije niba mu butayu bari bafite ibitabo, niba bari bafite amakaramu, simbizi. Ngo afate ikaramu, Imana ngo afate ikaramu wandike iyi tariki. Yewe mubyeyi nawe wumvise iki kiganiro, uhite wandika iyi tariki. Hari ibintu Imana yahaze, hari ibintu Imana yarambiwe, hari ibintu Imana yahaze ku buzima bwawe, hari ibintu biri kukubaho Imana yahaze. Nongere nkubwire ngo hari ibintu Imana yahaze. Bakwemera batakwemera, hari icyo Imana yavuganye nawe, hari icyo Imana izakora, hari icyo Imana izarema, hari ibintu Imana izakora. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu Imana izakora bikomeye, kandi hari ibintu Imana yahaze. Imana iramubwira ngo byandike mu gitabo, wandike ko jyewe Uwiteka nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki bakibagirana mu wo munsi y'ijuru. Iyo ni Imana yavuganye n'Abisirayeli, iyo ni Imana yavuganye na Mose. Mose aganiriza Abisirayeli. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Hari ikiganiro Imana mwagirana kigahindura ubuzima bwawe. Hashetakini mangoza tandore gide prerefo. Hari ikiganiro Imana yakuganiriza ubuzima bwawe bugahinduka. None aha Imana irabaganiriza, barabyandika. Umva ukuntu byagenze. Ngo bamaze kubyandika, inzandiko barazibika, abantu bose baza
amakuru ko Imana izatabara Abisiraheli ngo barapfa bararangira bashiraho, ndetse bamwe baranibagirwa yuko Imana izatabara Abisiraheli. Reka nkubwire, nubwo hari ibyo warambiwe, nubwo hari ibyo ubona bitazaba, ariko icyo Imana yanditse yaracyanditse ntikizahinduka. icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse, ntikizakurwaho n'amagambo abantu bakuvuga, ibisaba abantu bagusebya, agasuzuguro bagusuzugura, ntago kazakuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nongere mbabwire ngo hari igihe iyo umuntu yujuje ibyo asabwa ahabwa ibyo asaba, kandi niyo uzi icyo ushaka ntufate icyo ubonye. Mbasobanure mbabwire ngo iyo binutse biba bigiye guhumura, iyo bitaranuka nta nubwo biba byari bwahumure. Imana igufiteho umugambi mwiza, ngo ibyo bintu byose biribagirana, hanyuma ngo Imana iza kwibuka isezerano. Mbibutse ko iyo Imana yibutse isezerano hari ibintu ikora. Imana ikakwinjiza muri Kanani yawe, Imana ikakwinjiza muri Kanani ukava mu butayu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkutangarize nkubwire ngo icyo Imana yavuganye nawe ntabwo kizakurwaho nuko ukodesha. Icyo Imana yavuganye nawe ntikizakurwaho ngo nturabona ibyangombwa, ngo uri mu mahanga ngo nturabona ibyangombwa, ngo uri mu mahanga ngo Imana yakubwiye gutura. Ibyo yavuze bizaba, ibyo yakubwiye bizaba. Ngo nturabyara, ngo nturashaka, ibyo ngibyo nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Ngo abene wanyu ngo baragutenga ngo ntibakwemera, nta kizabuza umugambi w'Imana kuba. Reka mbabwire, urwandiko rwandikiwe mu butayu kugeza n'iyi saha nirwo rutumye Abisiraheli tugihumeka, nirwo rutumye Abisiraheli tukiguwe neza. Kuko niba ari ibintu Imana yanga agasuzuguro, yanga umuntu wishyira hejuru, yanga umuntu witambika mu mugambi wayo. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo umviye inkuru y'urugendo rw'abana ba Isiraheli, urugendo Imana yatangije ikaba ari nayirurangiza. Urugendo Imana yatangije, amasezerano Imana yaguhaye, iby'Imana ubitse, ninde wabyitambika imbere akabona amahoro? Imana ishimwe. Tugeze ku buhanuzi bwa Yesaya 46:3-4. Nusoma Bibiliya yavuze ngo ni munyumve mwebwe abarokotse. Ndavuga mwebwe, ndavuga wowe, ndavuga nawe, we warokotse ku icumu rya Shitani. Satani aba yarakwica urupfu rubi, we warokotse. Biravuze ngo abona ahetse mukiri mu nda. Ndashaka dutinda ahangaha, ndashaka dutinda kuri iri jambo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ndashaka ko dutinda kuri iri jambo. Wowe Bibiliya yavuze ngo naguhetse ukiri mu nda. Ese umwana uri mu nda baramuheka cyangwa baramutwita? Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Birasobanuye ngo ukiri no mu nda ya mama wawe Imana yari iguhetse. Niyo mpamvu bakuroze ngo inda yawe ivemo, Imana ikakurinda. Niyo mpamvu wohereje Nyabingi Bitega ngo upfe, Imana ikakurinda. Nuko wari uri mu mugongo w'Imana. Turi ku mugongo w'Imana we. Imana yaraguhetse mubyeyi, mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi. Wabonye ineza y'Imana, kandi n'ubu Imana ikomeje akazi ko kuguheka. Mwebwe abonahetse mukiri mu nda, nubwo bamwe babyirengagije, ariko hari abantu Imana yihekeye bari mu bitaro, bagiye kubagwa, bagiye kubyara, bakoze impanuka, bari mu kazi kabo, bagomba kwirukanwa, abana babananiye, babaye inzererezi, babaye ibirara, bari mu biyobyabwenge, babuze inzira banyuramo. Imana yarabahetse, Imana yarabahetse. Mvuka ijambo rivuze nzabaheka kugeza ubw'imvi zizaba uruyenzi. Iri jambo ubwaryo rirasobanura icyo bita guhabwa uburame n'Imana. Yewe nubwo bakubwiraga ngo ntuzaraba, Imana iguhaye uburame. Jewe ndahanura uko nategetswe. Ndabizi neza hari abantu bari kumva ijambo, ndabizi neza hari abantu bazi imvugo y'Imana, hari Abaheburayi bankurikiye. Imana ishimwe cyane. Hari abana b'Imana bandeba. Imana ivuganye nawe ngo iyaguhetse cya gihe n'uyu munsi ikomeje kuguheka. Iyaguhetse uri mu bibazo n'uyu munsi ikomeje kugira gute? Kuguheka. Imana ihimbazwe cyane. Ndagira ngo mbagezeho message.
Imana yampaye message. Imana yambwiye ngo yaraguhetse kandi izakomeza guheka. Kabiri, ikintu cyose cyakwitambika mu mugambi, umutaka, umugambi, ikintu cyose cyakwitambika mu mugambi w'Imana, Imana izakimerera nabi. Amaboko y'Imana azakiremerera. Imana ishimwe cyane. Amaboko y'Imana azakiremerera. Dore message Imana yampaye. Dore banyarwanda, namwe banyarwandakazi. Dore message eni tarabi heshakita ngini monga zabini tayasini minifo. Dore banyarwandakazi, banyamahanga, badiaspora, abari mu bihugu bitandukanye. Imana yambwiye ngo Satani ntabatera ubwoba. Imana yambwiye ngo itanze umutaka kubasenga no kubadasenga, kuko hari abantu badasenga. Babwiye Imana ngo dukeneye ikimenyetso cyuko turinzwe nawe, cyuko turi kumwe nawe, hanyuma natwe twakira agakiza abakijijwe nabo. Imana yambwiye ngo ntihagire umuntu batera ubwoba, Satani ngo abakange. Bamwe birirwa bavuga ngo imitaka yarapfumutse, ngo yaracitse. Ntabwo suzuguye ibyo bavuze, ariko ndabipfobeshe. Ibyo nta Mana yavuganye nabo, nta Mana yavuganye nabo. Imana yambwiye ngo ibahaye buri wese ahawe umutaka. Nta mvura izakunyagira, nta zuba rizakwica, nta nzara, nta ki. Imana yambwira ngo abari bafite ubukene, Imana ije kubakenura ibahe ibyo mwayisabye, kugira ngo mutazavuga ngo yarababeshe. Ntabwo ari Imana ibesha, ntabwo ari Imana ibesha. Elatekoni mazimi heshaya miningizi tana emonefo. Imana yambwiye ngo babwire ngo muhumure, mushyitse umutima hamwe abafite ibibazo, bamaze igihe bayitakira, bamaze igihe basenga. Nawe ushoje amasengesho y'iminsi 3, nawe wari ufashe iminsi 7, nawe wafashe ibyumweru 2, ndabona hari n'uwafashe amasengesho y'amezi 3. Imana yambwiye ngo akira umutaka. Imana irambwira ngo Imana itanze umutaka, kandi muhumure, nta kibazo na kimwe gihari. Imana irinze igihugu cyacu, nta kibazo. Imana irinze abayobozi bacu, nta kibazo. Imana irinze igihugu, Imana iraturinze. Mukomere kandi mushikame. Imana yambwiye ngo nimwakire umutaka musha. Helase emonefo tayasini ngirimo. Ndabwirwa n'Imana ngo nimuhumure, kuko ibyivuze izabisohoza. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Imana ishyirwa hejuru kwa butumwa. Imana yabuma irambwira ngo muhumure, mukomere. Nubwo mubona byari bibayobeye, ariko Imana itanga imibereho, amazi, imibereho. Imana itanga imibereho. Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ishyirwe hejuru. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Banza wumve, unkurikire kandi urebe iki gikorwa. Urebe iki gikorwa. Somera ijambo rivuga ngo mwiyuhagire, mwiboneze. Ndebera. Imana ishimwe cyane. Murebe iki gikorwa. Ngewe ndakora icyo Imana yantegetse. Ndakora icyo Imana yantegetse. Nsomera iryo jambo. Imana ishimwe cyane. Rinsomere, kuko buri wese ndagira ngo ntange message ko Imana yambwiye ngo ninjya hano gutanga iyi message. Mbwire buri muntu wese, mubwire ngo Imana ije gutanga kuri buri wese ikinini kijyanye n'uburwayi bwe. Nsomera iryo jambo. Imana ishimwe cyane. Nimwiyuhagire, mwiboneze. Mukureho ibyaha byo mu mirimo. Mukureho ibyaha yanyu. Ibyaha mubikureho. Biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi. Mwige gukora neza. Mva mwabagabo mwe, mva mwabasore mwe, mwabakobwa mwe, mwababyeyi mwe, mubanze mwiyuhagire. Murashaka ko Imana isoza amasezerano. Imana ije gukora ibyo mwayisabye, ariko mwiyuhagire, mwiboneze, mwiyeze, mwitunganye, muce mu nzira nziza. Imana ifite umugambi muzima. Imana ifite imbaraga. Imana ifite ubushobozi. Hela sinima etaki engoni heshaya minifo tandore gide prere heningazinima helasi. Dore mwiyuhagire. Imana yambwiye ngo dore. Imana yambwiye ngo mwiyuhagire, mukarabe
mukarabe mukarabe mukarabe mukarabe mukarabe dore Imana yambwiye ngo mukarabe ni mukarabe Imana yambwiye ngo ni mukarabe mwiyuhagire mwiboneze Imana irambwira ngo mukarabe Imana irambwira ngo mukarabe hanyuma ndabaza ngo ese Mana kubera icyo uvuze ngo bakarabe Imana irambwira ngo mukarabe kuko Uwiteka aje kubasura kugira ngo musangire kandi arakomanga ku rugi aje kubasura abantu barabataye inshuti zabavuyeho nimukeze mu mahanga mwagezeyo mwubaha Imana mwarangiza mukadamarara mwarangiza mukigira mujya mushaka mukigira mu ngeso mbi dore Uwiteka yarambwiye ngo ni mukarabe mwirengwa kubwaye madolari n'amayero mwirengwa Imana ibafiteho umugambi mwiza Imana izabakorera ibitangaza dore ni mukarabe terasi kote mangoza ni mabifosi dore nukuguka Imana yambwiye ngo ni mukarabe Imana yambwiye ngo ni mukarabe mwiyuhagire mwiboneze mureke gukora nabi mwige gukora neza kuko Imana ibafiteho umugambi mwiza merase kota ndagira ngo ngusengere wewe wumvaga ufite umugambi wo kwigirira nabi Imana igufiteho umugambi mwiza Imana yambwiye ngo numara gukaraba hari ibintu wabuze hari ibyangombwa wabuze hari ibyawe wabuze Imana igiye kuzana ndagira ngo ngusengere ndagira ngo dusengane Imana ndagira ngo dusengane Imana iravuze ngo mukarabe mwiyuhagire mwiboneze ndagira ngo dusenge mwiyuhagire mwiboneze mureke imirimo mibi Imana yabateye inkunga none inkunga yabahaye niyo muri bo muyisuzuguza Imana irashaka kubagarura ubuzima Imana irashaka kubagarurira imibereho reka dusenge Helase Emon mu izina rya Yesu Imana ifite ububasha Imana y'icyubahiro Imana y'imbaraga umuntu wese wumvise ubu butumwa akaba aciye bugufi akaba yemereye Imana akaba yemeye gukaraba akaba yibutse ko Imana ariyo yamuhetse Imana ishobora byose nanjye ndasenze natuye umugisha natuye imbaraga umwuka wera icyubahiro Imana itanga haba mu muryango haba mu kazi haba muri famiye zitandukanye Imana nirema amateka mashya ndagushimiye kuko ukoze imirimo ikomeye cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu amen Mwa ugaragaye ukaraba intoki hari abantu batabyumvise neza mu magambo make hari abantu batabyumvise neza ariko ab'umwuka babyumvise bwira n'abanyamubiri wenda n'abanyamubiri ariko Bibiliya avuga ngo iby'umwuka bisobanurwa n'iby'umwuka bindi wenda reka nkunyuriremo gakeya icyo bita gukaraba iyo umuntu agiye gusangira n'umwami Bibiliya avuga ngo afatire icyuma ku muhogo gusangira n'umwami n'umutware ntabwo ari ibintu byo gukina icyo bita gukaraba Imana ikubwiye ngo karaba ibiguteguriye kurya ibiguteguriye imirimo myiza Imana ikubwiye ngo karaba ibikubwiye ngo itegure kwakira imibereho ibikubwiye ngo itegure kwakira ubuzima ibikubwiye ngo akira ubuzima hanyuma rero ubwemere gukaraba akibuka ko Imana yamuhetse akibuka ko hari amasezerano yatarabaye Imana irakuremera ubuzima nagusobanura ngo ukaraba n'ukwiyeza ukitunganya ubundi ukegera Imana mukaganira ikaguha imibereho ubuzima bwe bugakomeza Imana ikugire neza urabona ye mugabo we ye mukobwa we ye musore we aho warugeze uretse imbaraga z'Imana zonyine hari handi uteze ubutabazi ntaho hanyuma ushaka dusengana uhamagare kuri 078 59 83 609 mu byifuzo urwaye ufite ingwane runaka twebwe turi hano ku bwanyu tubasengera ndi muntu uteneye ubutabazi niba ubw'Imana dukoresha ubw'imbaraga z'umubiri ubutabazi bumeze gute hari umuntu oya ubwo iyo bigeze aho ngaho umuhanga yaravuze ngo amaboko akora aruta iminwa isenga urumva amaboko akora aruta iminwa isenga ariko reka manzi mubaze gato mbaza ndakusubiza nabanye ubwashize nayo ndi kubona bagushimira ati wowe icyo tugukundira ntago rwose ujya uvuga kuri ADPR hanyuma njyewe pe naze kumenya yuko umugisha w'Imana ujya ku bantu batanze cyane sibyo amen ndumva nubwo mfite ibibazo byinshi
kanku blessing. Haleluya. Kanku blessing. Imana ishimwe. Kanku blessing. Anangaye. Anangaye. Baraneza. Ndabona amadolari 50 ubwo ni ijana. Yego. Ntago ndagusabira umugisha. Yego. Ndagusabira umugisha. Yego kunshayira umugisha. Kubera ko aka kantu atuma nkavugaho nanone. Yego. Yozefu w'Umunyarimataya ngo akimara kumva ko Yesu yapfuye ngo yajyanye n'abadiyakoni bajya kuzana umurambo we barangize ngo babushyira mu mwenda arangize Yozefu birava ngo yari yarateguye imva ikorogoshoye mu gitare azashingurwamo Abisiraheli ufite ubushobozi ategura imva mbere azashingurwamo ko yanga atazarusha abantu njya mbibona hose iyo umuntu yapfuye bagatatanya ngo 500 ngo 1000 hariya reba umuntu ategura imva azashingurwamo hakiri kare reka mbabwire umuntu wese amaboko atanga nayo arakira ngusabiye umugisha aho uri hose ngusabiye umugisha uzi impamvu yego Yozefu w'Umunyarimataya yatije imva Yesu iriya mva yari ya Yozefu azashingurwamo ayitiza Yesu nakurikiye amakuru y'abakukiye yimutije yatavamo ariko yafite amakuru yuko yavugaga ko igihe cyose napfa mu minsi 3 azazuka Yozefu rero agendera kuri akarabati n'ubundi mu minsi atazantirurira iyo watije Yesu aragutirurira niyo uhaye umuntu nawe ubona umugisha Imana ibaha umugisha ndabashimiye yego murakoze ariko tutarasoza abantu baragushimiye ngo wowe ntago watutse ADPR nabonye umuhanuzi mugenzi wawe wavuze ko umuyobozi mukuru wa ADPR ari agapupi atuka ADPR umuyobozi mukuru wa ADPR uwo ntago ari umuhanuzi oya no Pamphile ntago ari umuhanuzi uwo ntabwo ari umuhanuzi uwo ntabwo ari umuhanuzi mbivuye kuri kamera nitwa Biresteye Imana yari impaye gufata umuntu wasizwe wemerwa n'igihugu akemerwa n'isi ukamwita itenti uwo ntabwo ari umuhanuzi ahubwo Imana imwakire mu bayo uwo ntabwo ari umuhanuzi ibyo ndabihakanye gufata umuyobozi wa ADPR sinjya nkunda kuvuga sinjya mbwiriza ku bantu mvuga ijambo ry'Imana n'ubutumwa nkigendera ariko umuntu ibyo bintu yarabivuze yako yarabivuze yafunga cano ya Diogene kubita Strike Diogene wa muhanuzi umuvuga butumwa mbwiza niwe muzi twayafunze byose anavuga ko umuyobozi wa ADPR ari tente rwose kwimika abagore ngo ni ikizira umva ni ikizira kigiye guhagarara hera uwo muhanuzi mugenzi wawe nyabo ngo yitwa Pamphile ngo yitwa Pamphile rero nkugira inama huri iki kiganiro mu kucyumvise ubundi iyo ujya gupfa upima agakiza kabandi iyo ugiye gupfa urabanza ukapima agakiza kabandi ngo se ngo uranakijwe ngo se urake reka nkugira inama rero jewe mbikubwiye magaze ku maguru yanjye abiri wamaze gupfa mukuyeho amaboko reka yarapfuye kera mukuyeho amaboko niba utangiye kumenyera abakozi b'Imana uzamera nk'abandi bajya baza kuri kamera bakavuga ibitabareba bagahita babanyarukana hano hanze hari abahungu bashinzwe akazi bazakora akazi kabo ubundi no guza hano kuri kamera ugasebya umuntu ibyo uvuga byaba atari byo ubundi wigishije ku muntu ute Bibiliya yigira ijambo amagambo atandukanye hari ingero twavuga Aburahamu niba ari umugabo twavuga Sara niba ari abagore twavuga Esiteri niba ari abakobwa twavuga niba ari abasaza twajyana na Simiyoni uzanye kubwiriza abantu wanuki k'abantu bashiriwe nta kintu basigaranye niba bikunaniye icara hasi zamanika amaboko uvuga uti ndatsinzwe iyi ngabo bayifatiye ku rugamba bakayifata amatekwa imanika amaboko iyo umanitse amaboko barakubabarira waretse Pamphile niba ari iki ibyo bintu urimo wabiretse ADPR baguhitura nari gusabiye ADPR barakarama Bibiliya avuga ngo abo kugwa neza tuvuge neza nta kintu ushinga ADPR mu myaka yose mazemo ntacyo nyishinja yarangaburiye mererwa neza njya mu mavuta amavuta afite na ADPR ntacyo mbashinja rero umuntu uzavuga nabi yitorero reka nivugira itorero kuko niryo nzi abanyamadini bo nakazi kabo ariko reka mbabwire Pamphile ntabura mufite wabanje iby'umwuka none uherutse iby'umubiri isente niba warabonye isente none utangiye kuzana ibintu by'ubupagani iyi ngo yafunze cano yandi
Diogene nanjye iyo ndayifunze n'ibikina kwa simbizi mpagaze kuri iyi kamera nanjye ndayifunze kandi nkoresheje icyo bita authority yego power. Ubundi niba abantu barabuze ibyo bavuga bakwicaye hasi bakajya muri comedy bakajya kureba abanyagiso n'abandi n'ababijoyo bija ko nabyo bibatunze bibabeshejeho bakamenya neza yuko Imana ari umufasha bakigira muri byo bakereka kwitwikira ibintu by'Imana babeshabesha baharabikana. Nicyo navugaga. Nomero ntago namaze kuzitanga. Yego. Hanyuma mpamagare kuri 0785966009 ariko ibyo tunenze turabinenze nibyo dushimye turabishimye. Abantu bamenye icyerekezo barimo icyaricyo bamenye inzira. Ese reka tusipoze umwana akosheje cyangwa se umuntu akosheje kuza hano n'urugero kuza hano kuri uyu muhanda kubivugaho niko kumukosora hoya niko kumwihanisha se n'ubujiji. Abantu ntago bafite ibitekerezo bitubutse. Imana ibahumugisha namaze no gusenga nawe ngusaba umugisha kuko umayira ituro kandi noneho unyatureho umugisha ungiye kwakira amafaranga nukuvuga ngo nzajya nakira amanyamahanga gusa na amadolari umpaye nawe Imana izaguha umugisha mu buryo bwose. Ntufite ubukwe cyane amakuru sinayamenye ejo bundi Imana izagufinance ikoresheje aya mafaranga umpaye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza uba heza ku giciro gito.